Murakoze cyane babyeyi bacu, Bishop John na Mami, babyeyi mwaduherekeje namwe bari mu bacu, ndetse hari n'abarezi batureze muri biriya bihe, inshuti za Bishop na Mami, bana bagenzi banjye, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nishimiye kuba mwampaye umwanya kugira ngo ngire icyo mvuga kuri uyu munsi mwiza cyane. Twaje gushimira Bishop na Mami ku bintu byiza, ku buntu bwabo, ndetse no kudufasha batahwemye kutwereka. Icyakora guhagarara ahantu bisobanuye ko ahari ari njye ukunzwe cyane, cyangwa se ndusha ubuhanga abo twiganye kuri Sunrise, kuko ibyo nzi namwe murabizi. Icyo ngira ngo mvuge ni uko buri mwana wese mwareze, Bishop ndetse na Mami, afite icyo yavuga kuri uyu munsi, kandi mu buryo bwihariye. Ni uko gusa ari njye ufashe iyi mikrofone. Ndasaba Imana ngo ijambo ryose riva mu kanwa kanjye ribe rifite ijwi rya buri mwana wese wize kuri Sunrise, yaba ari ahangaha cyangwa se abari gukurikirana ku byuma kabuhariwe. Turi hano kubera umuryango udasanzwe wabonye ubushobozi bw'ahazaza h'u Rwanda. Nyiricyubahiro Bishop na Mami, mwagarutse mu Rwanda igihe rwari ruvuye mu bihe bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Musiga umutekano aho mwari muri, musiga ubuzima bwari bumeze neza, maze muza mu Rwanda. Mukigera mu Rwanda ntabwo mwubatse insengero gusa, ntabwo mwubatse amavuriro gusa, ahubwo mwanarebye abana batagira kivurira mu byaro byinshi bigize u Rwanda. Ndetse kandi ntabwo mwagiye mu byaro gusa, ahubwo mwagiye no ku maparuwasi. Aho ngaho murahadukura maze mutwubakira ishuri. Icyo cyemezo mwafashe cyahinduye ubuzima bwacu iteka. Twese turaha dutekereze igiti kimaze igihe mu butaka cyarishwe n'izuba, nta fumbire n'amazi kibona. Ku maso y'umuntu bigaragara ko iki giti cyamaze gupfa, nkaho nta hazaza gifite. Ariko kino giti kiracyafite imizi mu butaka. Icyo gikeneye ni umuntu ukireba, umuntu ugiha ibyo gikennye. Bishop na Mami, mwabaye umuntu kuri twebwe. Mwadukuye mu cyaro kimwe cyaherera abandi kure, mwadukuye ku maparuwase atandukanye, mwadukuye ahantu tutari dutegerejweho byinshi, ndetse nta n'icyo twari dufite. Bamwe muri twe twaje twambaye ibirenge, amavunja yaratwishe ari yose, maze mutwambika inkweto zigezweho. Bamwe muri twe twaje turwaye inzara imwe yo mu magufa, maze muduha indyo yuzuye. Bamwe muri twe twahageze dufite umwenda umwe, maze muduha agaciro. Bamwe muri twe kandi twahageze nta makayi tugira, yemwe nta n'igitabo twari dufite, maze mutwigisha Icyongereza. Uyu munsi impamvu ndi kuvuga Ikinyarwanda si uko ntakizi, kuko ndakidudubiza rwose. Impamvu nari kuvuga Icyongereza si uko ntakizi, ahubwo ndakidudubiza. Yemwe n'Igifaransa abatwigishije hano barahari. Ariko kandi mwaduhaye uburezi bwiza, muduha uburezi mpuzamahanga. Bamwe muri twe twari dusigaranye umubyeyi umwe, abandi bari barababuze bose. Hari bamwe muri twe kandi batigeze bakorana n'ababyeyi babo kubera ko bagiye bakiri bato. Ariko Bishop na Mami, mwatubereye umubyeyi, ndetse mwusikivi ababyeyi bacu bagiye
bacumbikishije. Uko twakize inzara n'amavunja niko ahari agahinda haje umunezero. Uwo mwana rero ni njyewe, uwo mwana mvuga ni wowe. Uwo mwana ni umwanya wo kuza. Mwaradufashije bihagije kandi tuzigera twibagirwa aho mwadukuye. Sunrise ntabwo ryari ishuri gusa, hari mu rugo. Sunrise mwatangije rwaruzuye. Mwarakoze cyane kutwubakamo gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ubu rero Bishop na Mami ndetse n'abandi mwese muri aha, murebe ukuntu twakuze. Abana mwareze ubu bari kurera abandi, bafite imiryango, bari gukorera igihugu cy'u Rwanda imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Bari gufasha undi mwana w'umukene cyangwa w'imfubyi. Cya giti navuze kare cyarakuze kuko mwagihaye ibyo cyari gikennye, cyeza imbuto, kandi izo mbuto Bishop na Mami ndetse n'abandi muri aha zimeze neza nk'izo mwebwe ababyeyi bacu mwifuzaga. Muri 2010 ku munsi wo kubashimira nk'uyu, umwe muri twe yaravuze ngo uzabakoraho tuzamugirira nabi. Hari ukundi yabivuze, nuko iyo umuntu akuze ajya agenda yunguka ibintu byinshi, ubwo hari aho nahinduye ngira ngo tuzamugirira nabi. Yari muto icyo gihe ariko yari mukuri. Icyo yashatse kuvuga ni iki: turi abana banyu Bishop na Mami, turabakunda, dukunda abana mwabyaye mu nda, kandi dukunda abuzukuru banyu. Tuzakomeza kubakunda ndetse n'abandi bazabakomokaho bose tuzabakunda. Rero uwo mwana w'icyo gihe wakuze akavuga ririya jambo, na n'uyu munsi abana mwareze turi aha ngaha turongera tukagira tuti uzabakoraho tuzamurahira Akanyarwanda. Iryo sezerano ryari ukuri muri 2010, niko kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 16, kandi ntirizahinduka iteka ryose. Babyeyi bacu mwaduhaye impano y'urukundo, natwe tuzayisangiza benshi kubera mwe. Warakoze Bishop, warakoze Mami, mwatugiriye neza itarondoreka. Yemwe dushyize ku munzani ntabwo rwose byaturika. Mwarakoze cyane, kandi Imana ikomeze ibaturindire, kuko nimwe dufite, nimwe tureba, kandi tuzahora tubafataho icyitegererezo iteka ryose. Rero nkuko bantumye ngo mvugire abana mwareze, ndetse kandi mpagarara aha ngaha mbashimira, banantumye ngo nze kubahobera. Ubwo rero ndaje mbahobere, mbagwemo, mubyumve ko ari bose abahobeye. Murakoze cyane. Ku buhanga bw'ibyuma bashyiramo injyana ishobora gutuma aba bantu bahoberana neza.